abantu bafite ibikomere muri ibi bihe ariho umuryango uri kugenda isenyuka, imiryango igasenyuka, ugasanga umuntu afite ibikomere akavataho kugira ngo akamera nka Olive, akavataho kugira ngo njye gushaka abagabo benshi cyangwa aho kugira ngo njye no kubashaka mpisemo kuba njyenyine kubera Imana ishoboye byose. Niba yarabashije gukiza Olive, watubwiye ukuntu yaringare akajya asubiza umugabo ari umugore utuje mu rugo. Namusubizanyaga nabi, ndashaka kubabwira ko uwo mugabo wanjye atarahinduka Esther. Buriya umuntu uko akura n'ingeso zirakura. Yego abasilamu bo na n'ubu ntago bajya bemera yuko abagore twigeze tugirirwa imbabazi. Asanga hari umugabo afite inzara hano akagira ngo nta mapusi yararanye nayo, uri kubyumva. Ukaba umubyeyi w'abana 9 n'umugabo umwe. Gusa Satani hari akabazo yazanyemo ko kumvuna ingingo bihereye kuri kanseri, ariko Uwiteka aracyandinze nabyo nongeye kuyishima. Ubu ufite kanseri? Yego. Iyo kanseri se ni yahagana hehe bakaribanga? Uwiteka niryo zina ryawe, uri data wa twese mwiza, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana ishoboye byose, uri umwami w'abami, uri umutware utwara abatware. Tugushimiye amasaha arangiye, nari imbere turakuragije, komeza kubana natwe, ugomeze kutugirira neza, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ariko niba wumva utakishimira umugore wawe cyangwa ntiwishimira umugabo wawe, ukaba usigaye umusabira ngo nagende ntagaruke, burya mwamaze gutandukana kera. Niba mutakibana mu cyumba mu buriri, mwamaze gutandukana. Ibyo bintu rero bireze umuryango. Ubona biri guterwa n'iki? Nk'umukozi w'Imana wowe uracyafite umugabo wawe, uracyabana n'abo bana, nubwo wagize ingorane zo kurwara ariko uracyari mu muryango wawe. Ubona biterwa n'iki icyo kibazo cyo gutandukana muri ubwo rwego kimaze gufata indi ntano bw'icyo bumaze gutera inkeke mu rugo? Umugabo hari igihe yambazaga ati se urabona nyine abantu bagiye kubana baba barakuriye ahantu hatandukanye. Nkagenda ndavuza ko bankubise urushyi, baravuze ati ceceka, bavuga ati ibeshye inkorese, ibeshye inkorese nta rutege mfite, akabaneye urushyi, baba ndirukanse. Ari ba bagore bita barwongeza nkora, nkabanzanya akamami, akaba nkubise umugeri naramugeraho, nkabanzanya isafuri, akaba aneye urushyi yasafura narayimugeraho. Ko inkoni zendaga kunyica, urugo runaniye, nkakubitwa, nkajya mvuga ati yaba yaragiye yagiye. Kandi ari wowe wikubitishije? Kandi ari njye wikubitishije. Urumva iyo kubaza ati wiriwe, ukamubwira uti narindi mu kazi bigenda gutya, njya gutega bisi, cyangwa sheri wanjye yagenze gutya, ukamubwira neza. Yari bugukubita ariko bamuhereza nka pisi by'iki gihe murabizi, akavuga ati urambaza iki? Yego. Buriya rero bajya bavanga umuntu yuza icyo yariye. Yego. Buriya hari ukuntu uzajya gutega motari, Esther uzabibona. Wiriwe motari, niriwe nyine. Kandi mutirirwa nta nicyo mwapfa. Ati none se Inyamirambo nangaye? Nyamirambo ni 1000. Ati se none nago wankaturira? Sanga bagukaturira. Urumva mu rugo avuye mu rugo, umugore amubwiye nawe ati pu, atura akagenda ugweye. Ndaramubwira ati ariko igira hino tishaho umwe utazabimwa. Undi atekereza atari kuzi koko ninjoro naraye mbaye imbwa, umugore ansuzugure kari akageni, inganze munkweresha mufatire. Gusa hari akandi nongeyeho, abari kutwumva so kumena ibanga ry'urugo, hari akandi nari narigeze kubona ibyo bintu barabyoshyanya. Umugabo akaba yakubwira ati hindukira, andi burani ko guca bugufi ko umugabo Esther sinzi nimba bizi. Waba ubizi se? Jewe ndakuze gute ntago twanakiri. Umugabo ashobora kuvuga ati hindukira yagukubise, akakubwira ati sheri wanjye ngwino, ati yote reka ndeba ati mbisa nawe, ati mbisa nimba ninoza ati winshingaho genda reba ibintu wankoreye. Nyamara uciye bugufi hari igihe nyine birangira umweretse aho wababaye, yarangiza cya gikorwa cyaza kugerwaho mukaba murababariranye. Ese wari ibintu ntago nabyemeraga, namaraga gukubitwa ati nkubone mu cyumba cyawe. Wenda
karandi gatangira kumbwira atari ku bwoko bw'iwanyu ntibwemera ko abantu babasuzugura uko biboneye babacisha ahangaha babacisha nkahita mvuga ati reka reka ntabwo najya hariya umuntu wangize gutya se ndaba njya hariya ati rero nyamara mugore wanjye ushatse mubone hariya ku buriri avuga ati cya kintu cyankubise ngewe naboneka hariya Esther bwa mbere byambaye ngo ucanire urumuri acana buji hari abantu bazi guhana arambwira ati rero iyi buje nigera hano utarajya mu cyumba cyawe aho usanzwe urara urambona hagararaho ibuje reka igere hahandi narakubiswe hahandi n'abashinzwe umutekano baje kera hariho bariya bita militari bajyaga barinda umutekano bariya bajyaga bambara ingofero zitukura umuturanyi niwe wagiye arabazana bariya bajyaga bavuga ko bakorana na gendarmerie aha hantu twicaye muri studio hagize umuntu uza akagukubita urushyi ntabwo we yakwiteguye aravuga ati siteri hari ukuntu umubona nyamara ariko sitamurebye neza udafite agakiza nawe waba ugaragara nk'umushizi w'isoni urumva ndabona nawe nta muntu perezida wacu yaravuze ati nimubabarirane kandi biboneka nabwo muri Matayo ahari 6 wahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa ngo hahirwa b'imitima ibone kuko aribo bazabona Imana yego 5 Matayo 5 rero perezida wacu niwe wavuze ati mubabarirane musabane imbabazi yego ariko numvaga ko nanjye umuntu wangiriye nabi nanjye nazamwihoreraho ariko Imana indebye ibona yambyaza umusaruro ibona abana 9 naho banyura Olive ari nyiragashinga ihembe Olive hari ibyo yagiyemo West nari mfite ukuntu niga siporo mwarimbye yavuze nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi zezane bakaguhendahendera abantu muri Kristo Yesu Esther hari abantu bafite ibikomere byo mu mutima nta muntu wabyomora umugabo washatse ntiyabyomora yego abantu nyogosenge ntiyabyomora yewe n'amafaranga ntiyabyomora ariko Kristo iyo avuze ngo habeho habaho amina nongeye kubaha ikaze kuri Sine WACU TV mbifuriza amahoro y'Imana mbifuriza imigisha aho muherereye hose ndabakunda cyane nk'ibisanzwe uyu munsi nabazaniye umutumirwa mudamu mwiza ubaha Imana witwa Olive araza kubibwira Olive karame muraho neza muraho Yesu ashimwe ahimbazwe Yesu ndagira ngo wibwire abantu badukurikiye umuntu tugiye kuganira none aha ngaho wariki okay murakoze amazina yanjye ni Mushimiyimana Olive ni umubyeyi w'abana 9 n'umugabo umwe abakobwa 4 n'abahungu 5 amina nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nta ntego nshingiyeho ahubwo kubw'umuhamagaro yego ikindi abari kunyumva ndi umubyeyi mutoya ushima Imana yego gusa Satani hari akabazo yazanyemo ko kumvuna ingingo bihereye kuri kanseri ariko Uwiteka aracyandinze nabyo nongeye kuyishima ubu ufite kanseri yego iyo kanseri se ni yahagana hehe bakaribanga niyo mu nyonga y'itako uyagufashe ryari imara igihe kingana iki okay maze igihe kinini nyifite ariko bayinsanzemo uyu n'umwaka wa 5 bamenye yuko ubwo burwayi mbana nabwo yego pore cyane yego komera pe umuntu akurebye mu maso akukureba ukuntu ukeye ukuntu useka uburyo uvuga Imana ntabwo yamenye yuko ufite ubwo burwayi abantu rero baba mu gicucu cy'ishobora byose ahora barinda
buriya iyo uvuze ngo ku manywa izuba ntirizakwica si uko izuba ritakwica ariko nyine abantu ntibabimenya. iyo uvuze ngo nunyura mu mazi ntazagutembana ayo mazi si uko aba adahari, n'ubwo burwayi. ariko iyo yavuze ngo nzakurinda amajya n'amazi irakurinda ikaguhisha mu mababa yayo. uri turagusabye rero utangire udushyira imbere y'Imana, ubundi utuganirize bigiye kure. ndumva abantu badukurikira bafite amatsiko yo kuganira nawe bakumva ikikuvamo. Uwiteka niryo zina ryawe, uri data wa twese mwiza, uri umukozi w'umuhanga, uri Imana ishoboye byose, uri umwami w'abami, uri umutware utwara abatware. Mana, aya masaha turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, warinze abari kutwumva, natwe waturinze tugejeje kuri iki gicamunsi turi bazima, habwa icyubahiro. Nyemerera rero ubanze uturebana amaso y'imbabazi, n'aba ari twe ahubwo izina ryawe aba ari ryo. ubwami bwawe buze mu mitima yacu, abarwayi nibakire, bashonje ubagaburire, bambaye ubusa ubambike, ababuze uko bagenza ugira uko ubagenza, ababuze amahoro uri Imana itanga amahoro. Mana, waravuze ugiye kuzamuka bavuga ngo simbasize nk'uko ab'isi basigara, ahubwo ngo mbasigiye amahoro, kandi amahoro mbasigiye si nk'ay'ab'isi batanga. Nyemerera rero data wa twese uri mu ijuru, komeze wamamare muri twebwe. Ngaho rero data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye amasaha arangiye, nari imbere turakuragije, komeza kubana natwe, ukomeze kutugirira neza, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha cyane. Amen. Bantu mudukurikiye rero, tugiye kuganira na Olive nk'uko mwabyumvise, umubyeyi w'abana 9 ariko utamubarira kuri abo bana, aracyari muto y'ubirebye, ariko Imana yamukoreye ibikomeye muha abo bana. N'ukuri Imana ishimwe pe. Hari abantu batagishimye Imana kubera abana, ariko abana ni umugisha. Ubuse ntubakujije? Abana barakuze, harimo abakuru, harimo n'abatoya, yewe ntirengagije yuko nabonye n'umwuzukuru. Wow! Umwuzukuru wanjye rero. Ubu ufite umwuzukuru n'ukuntu umuntu akureba akabona umwuzukuru uturuka ku muhungu, nabyo ni Imana iba yarabyanzuye. Ubwo rero iyo ndi kwivuga hari ukuntu mvuga abana 9 nabo mu nda yanjye, ariko n'abandi bakarekara amati twebwe meri ku cy'ubutatuvuze. Si ikibazo. Ubwo rero dufite ubwo mu ruhare rw'umuryango ni 11. Yego. Umukazana n'umwuzukuru. Yego. Umwuzukuru wa mbere we yaritambukiye, Imana yadushumbishijeho umukobwa, yitwa Shami Ora Onja. Wow. Okay. Ubu rero yicano yanjye dukunda gucaho ibiganiro by'umuryango. Muri no minsi imiryango ifite ikibazo gikomeye, irasenyuka uko bwije n'uko bukeye, idasenyutse bari kwicana ku muvuduko uri hejuru, n'abatarimo kwicana batandukanye nabo babanye nabi mu buzima busanzwe. Umwimbere mu ngo ugasanga umugabo n'umugore, umwe aba mu cyumba cye undi aba mu cyumba cye, bagahurira muri salo, tukaba tuzi ngo barabana, ariko bo ubwabo barabizi ko batandukanye. Barakoze divorce mu cyumba, abataratandukanye muri ibyo byumba mu mitima baratandukanye kera. Umwe aragenda undi akavuga ati yaba cyari kigenda kigire gute nikigaruke. Ubwo nabyo ni icyaha Imana ireba ikasaga. Hari abantu bumva ko gutandukana no kugenda hara mu rukiko mugatandukana, ariko niba wumva utakishimira umugore wawe cyangwa ntiwishimira umugabo wawe, ukaba usigaye umusabira ngo nagende ntagaruke, burya mwamaze gutandukana kera. Niba mutakibana mu cyumba mu buriri mwamaze gutandukana. Ibyo bintu rero bireze umuryango. Ubona biri guterwa n'iki? Nk'umukozi w'Imana wowe uracyafite umugabo wawe, uracyabana n'abo bana, nubwo wagize ingorane zo kurwara, ariko uracyari mu muryango wawe. Ubona biterwa n'iki icyo kibazo cyo gutandukana muri urwo rwego kimaze gufata indi ntana n'ubwicanyi bumaze gutera inkeke muri zino ziri hanze? Rero kuri ijambo ry'Imana yavuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge. Nubwo mfite uwo mutware, ariko nanjye hari ibintu njya mbona bikancanga. Yego, kugucanga rero nawe bitacanga. Rero iyo wubashye Imana niyo igushoboza kuba muri wa muryango. Ndagira ngo nshishikarize abari kutwumva,
icya mbere na mbere nyamukuru kubaha Imana nibwo bwenge. Ushobora kubana n'uwo mugabo pe mwarabanye neza, hari umupasiteri umwe wigeze kutubwira ndanamukunda cyane w'umunyamurenge, aravuga ati dore rero tubasezeranyije muri abadamu muri umugore n'umugabo muri abantu babiri bonyine, ati bejo nimumara kubyara uzatangira ujye kuzana utubuto tw'umwana utunyuze hariya hirya ngo ni utw'umwana, ati nyamara burya nanjye biterwa n'uko watuzanye utumaye naturya. Uri kubyumva? Ariko ubwo urumva harimo rwa rukundo. Hari ijambo rivuga ngo niyo mwavuga indimi nk'iz'abamarayika mutagira urukundo ntacyo byaba byamara rwose. Rero nanjye uwiwanjye nagakijijwe, ariko naje nsanga buri umunyarwanda niwe wavuze ngo buriya kabaye icwende nikoga. Yego, ariko twaje gusanga Kristo wenyine ari uhindura ayo mateka agahinduka rwose. Ariko iyo hajemo uburyo bwa karande hakazamo kutubaha Imana, usanga ya miryango itandukanye, bamwe bakicana, abana bakajya kuba mayibobo, abana bakaryana kubera ko ya miryango idahuje. Yego, ariko rero iyo wubashye Imana ikugira inama ikakwereka ubundi umuntu wubashye Imana uko akwiriye kwitwara. None se ntaguciye mu ijambo uri kuvuga ati kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Nibyo koko twabisomye mu ijambo ry'Imana, kandi n'umuntu utemera ijambo ry'Imana ashyize mu nyurabwenge yabyumva. None ko tuza gusanga abantu bari gutandukana n'abari kwicana ari bamwe muri ba bantu bo mu nsengero, urumva bigishijwe kubaha Imana ko aribwo bwenge no kuva mu byaha ko ariko kujijuka, cyangwa bari gutandukana nabo bari mu bantu bari mu nzu z'Imana nabo bibabaho, baba barigishijwe nabi, baba batarasobanukiwe no kubaha Imana. Ese kubaha Imana wabihuza no kuba ku rugo rw'iyi minsi rurimo amananiza n'ibigeragezo byinshi gute? Okay, aho hano turahagereranya. Biboneka muri Matayo 25. Haravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'umugani w'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bagiye gusanganira umukwe. Urambaza uti ko bimwe bituruka mu nsengero, abantu ubona bagaragara nk'aho bubaha Imana, ariko noneho abo bakobwa iyo barebaga niyo turi kwinjira mu nsengero ubona turi abakozi b'Imana, ubona ari abantu b'Imana. Yego, ariko noneho iryo jambo riri muri Matayo 25 umurongo waho wa mbere haravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'umugani w'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bagiye gusanganira umukwe. Ariko umukwe atinze bose barasinzira barahunikiye. Ariko abatanu hari harimo abanyabwenge, n'abandi batanu bari abapfu. Birashoboka neza ko n'umugore n'umugabo ushobora kugenda mukarahira bati tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Yego, akaba ari n'abantu baba bagikunze icyubahiro cy'umuryango nk'uko abantu bagikunze icyubahiro cy'idini. Noneho akareba akavuga ati ngewe ninza kugenda ndi busebe kubera ko namanitse akaboko nkavuga yuko tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, bakakora divorce yo mu nzu. Yego, umwe yasohoka akavuga ati yaba cyari kigiye n'ikigaruka. Yego, ariko noneho ngo abo batanu umukwe yaratinze bose barasinzira. Ariko mu gicuku n'injoro habaho urusaku rwinshi ngo tujye gusanganira umukwe. Uturebye neza baratera ikurasi tukikiriza, uri kubyumva, ukumva nyine wareba ukabona abantu bose Imana ivuze abantu bajya mu ijuru. Nuko ngo rero ba batanu bari barajyanye amavuta mu mperezo, ngo nuko mu gicuku n'injoro ngo babapfu ngo bose ngo bacana amatabaza, ngo barangije amavuta agira gute amatabaza arabazima. Urumva igihe bari bategereje umukwe bose bari bacanye amatabaza, bari bayacanye. Noneho ngo abanyabwenge bari banatwaye n'utundi ku ruhande ko kongeramo, ariko babapfu bo bari batwaye mu matabaza gusa. Urumva noneho kuko bakomeje kuyacana bategereje umukwe kandi aratinda, ya matabaza arazima. Umukwe avuze ati ndaje, bagiye gucana basanga amatabaza yarazibye. None abanyabwenge bo bahise bazana imperezo zabo basuka bongeramo amavuta. Bongeyemo amavuta amatabaza yabaraka. Abapfu bati
twebwe mwaduhaye ku mavuta yanyu arababwira ati oya ntago yadukwira nimujye mu bahanjuzi mwigurire yego twihuse cyane iryo jambo riravuga ngo umukwe yaraje yinjirana na kuri biteguye babandi basohotse bagiye bagarutse nk'uko byari bimenyerewe ngewe nitwe mukarunaka ngewe urugero ndi mukamugenzi umugabo wanjye yitwa mugenzi Emmanuel noneho nkavuga ati ntibwambara agatenge neza ngende ariko bagaragare yuko nyine urugo rugihari ariko urugo rwarasenyutsemo inda nk'uko abantu bareba bakabona abakristo baracyaha ariko igera imitima ni nayo ibese abazagera mu ijoro ngo nuko rero bagarutse basanga urugi rwakinzwe ngo barakomanga ngo umukora ababwira ati nimumve imbere abati nimudukingura abati nimumve imbere sinigeze kubamenya hepfo akavuga ngo nuko rero mube maso uko mutazi umunsi n'igihe bantu baduteze amatwi ndabashishikariza ko tukwiriye kuba maso natwe turi kubahereza iki kiganiro birashoboka ko n'aka kanya mwakumva ngo turahamagawe tugahita tugira gute tugahita twitaba umuntu rero ari muri ubu buzima niwe uteganyaho agomba kujya yes nyihereyeho rero Esther hari akantu ngiye kugusetsa n'abari kutwumva bombi nari ingare noneho gashinze abantu bari buturebe bari buze nabwo biri bubatangaze uriya rero umunyarwanda niwe wavuze ngo ntawe unoza rubanda uri kubyumva umugore munini wavuga ngo kiriya kigore yego ubu ndashaka kugira ngo buri muntu wese anezezwe nuko Uwiteka mwishimira ari mu ruhande noneho n'abagore rero ariko noneho wagira ku tudamu dutoya nkatwe nge nihereye tuba tumeze nka bwa buvubi bwa bushara noneho nge nayo narananiranye mu myaka 23 nubatse abantu bari kunyumva baduteze amatwi hari ingo ziri kunanirana ariko natwe Esther wigenzuye wasanga nawe hari ibintu ujya ukosamamo buriya ntituzavuge ngo ingo zapfuye gusenyuka gusa umugabo hari igihe yambazaga ati se urabona nyine abantu bagiye kubana baba barakuriye ahantu hatandukanye nkagenda nkajya gushakisha ubuzima bukanga nkataha bwije akaza akambaza ati Esther ubwo ndi kukubaza nyine si ati se Oliva izi saha n'igihe ki ubwo nkaba nifashe n'agakombe k'abana nkaba ndavuza agakombe bari kutwumva agakombe k'abana ni nk'uko wakwifata hano mu rukenyerero kwifata aho bita ngo ni mu manyanyinya abata ariko se ubu aho nari nagiye urahayobewe yego ati ariko se ubwo umugore wanjye uri kumbaza uti ati nanjye ati bwo uri kunsubiza uti uko umbajije nanjye niko ngushubije kandi ati ndabona ufite agasuzuguro mu mwanya turabonane nitubonane ubundi inshingano zawe warazitaye nagumiza nkavuga bari kutwumva hari ukuntu wihangane hari ibyagukomerekeje hari ukuntu umuntu avuga nk'iradiyo yanze gufata ibihugu hari abagore bavuga bakavuga ndavuze bakavuga amagambo makeya urumva ko nanjye ndigashoza ntambara bajya mu Nyarwanda cy'umugani aravuga ngo twebwe abari kutwumva bari hirya no hino mu byumva abanyarwanda bajya bavuga ko bakunda kuvanga umugani ugana kariwe rero bajya bavuga ngo gusubizanya neza bihosha uburakari kugira ngo moshe uburakari bwiwe nkaba ndavuze ati hari ibyakunaniye buri umugabo uko ari kose bantu bari kutwumva bakomerekejwe n'imiryango buri uyu mugabo njya mbwira abadamu bagenzi banjye ngo ongera ugarukire Imana yatugiriye impuhwe irangije natwe tubara mu bandi ariko mu bantu Yesu Kristo yagaburiye 5,000 abagore ntibabazwe n'abagabo habazwa abagabo bonyine abana n'abagore mu 5,000 ntibari barimo ntago bari barimo yes rero nkaba ndatangiye cojeje intambara akambwira ati rero wigomeza kumvuga nkaba nangiye kuvuga nk'iradiyo iri kugira gute yataye intuza yabuze ibihugu nkaba ndavuze ugasamira ndavuze akaba nkubise urushyi baravuze ati ceceka bavuga ati ibeshye inkorese yagukoze nta rutegeye mfite akabaneye urushyi baba ndirukanse
ari babagore bita barwongeza nkono nkabanzanya akamami akaba nkubise umugeri naramugeraho nkabanzanya isafuriya akaba aneye urushyi yasafura narayimugeraho inkoni zamara kumva zinyemeje zakunogeje ariyo mpamvu bavuga ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike yego rero ndashaka kuvuga ngo buriya Kristo yageze ku mugore wari umeze nka Oliva amwigisha ukuntu yakwitwara akamwigisha guca bugufi akamwigisha uburyo yagandukira umugabo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugandukire abagabo banyu namwe bagore mugandukira abagabo banyu kuko Kristo yagandukiye itorero ryiwe rero nashaka kubabwira ko inkoni zendaga kunyica urugo runaniye nkakubitwa nkajya mvuga ati yaba yaragiye yagiye kandi ari wowe wikubitishije kandi ari njye wikubitishije urumva iyo kubaza ati wiriwe ukamubwira uti narindi mu kazi bigenda gutya njya gutega bisi cyangwa sheri wanjye yagenze gutya ukamubwira neza yari bugukubita ariko kumubwira ngo ngo ikintu biki byatumaga agira gute ankubita akagenda ubwo ndamurajije atariye urumva se ahantu hajemo inkoni akazamo no gucyocyorana harya ubwo ameza aragerwaho ntago agerwaho noneho ni wa wundi uzajya kubona ukabona asanze abandi bagabo ako kantu resita nitukageraho aba ari kutwumva baze kukumva cyane urasanga mu bintu biri gusenya ingo birimo akagenda akavuga ati ariko sha bamuhereza nka pisi by'iki gihe murabizi akavuga ati urambaza iki yego buriya rero bajya bavanga umuntu yuza icyo yariye yego buriya hari ukuntu uzajya gutega motari esita uzabibona wiriwe mota niriwe nyine kandi mutirirwa nta n'icyo mwapfuye ati none se inyamirambo nangaye nyamirambo ni igihumbi ati se none ntago wankaturira nsanga bagukaturira urumva mu rugo avuye mu rugo umugore amubwiye nawe ati puu atura akagenda ugweye mu by'ukuri wa muryango nyarwanda utangiye kugira gute gusenyuka yego motari ntabwo abonye yamahawe yego amasaha wa mugore wasigaye mu rugo nabwo aracyari kubarira ati ubu ngubu amasaha yo guteka agiye kugera kandi niwamugaburiye ntiyariye noneho naza kugera ahantu abantu bari kunywa ari byo muri buze kubona imiryango iri gusenyuka ndamubwira ati ariko gira hino tishaho umwe utazabimwa undi atekereza atari kuzi koko nijoro naraye mbaye imbwa umugore ansuzugure kariya kageni inga nze munyweresha ari kubyumva wa wundi yamaze abari kutwumva ntibumve ko tubatonganyije ariko mu by'ukuri buriya numara kubona ko urugo rukunaniye ukabona ibyanyu bimaze kugera ku gasozi buriya nta cyubahiro kiba gihari yego kuko bivuga ngo buriya akuzuye umutima gasesekara umuntu urumva buriya iyo umuntu ababaye biragaragara umugore wishimye niyo ageze mu kubaka urugo arishima yego arishima akishima kuko buriya ntabwo uriya murimo kiriya gikorwa ntabwo yitsa cyakorwa utishima biba mu mutwe reka biba mu mutwe gusa hari akandi nongeyeho abari kutwumva si ukumena ibanga ry'urugo hari akandi nari narigeze kubona ibyo bintu barabyoshyanya nk'umugabo akaba yakubwira ati hindukira kandi buriya niko guca bugufi k'umugabo esita sinzi nimba ubizi waba ubizi se yewe ndakuze gute ntabwo nsobanukiwe umugabo ashobora kuvuga ati hindukira yagukubise akakubwira ati sheri wanjye ngwino ati yote reka ndeba ati mbisa nawe ati mbisa nimba unoza ati winshingaho genda reba ibintu wankoreye nyamara uciye bugufi hari igihe nyine birangira umweretse aho wababaye yarangiza cya gikorwa cyaza kugerwaho mukaba murababariranye ese wari aguciye mu ijambo ko biriya bikorwa kiriya gikorwa nyine gikorwa n'umuntu wishimye kandi ko bituruka mu mutwe umuntu yaba yagukubise akakubwira ngo ngwino ukemera bikemera nanjye ibyo bintu ntaramenya ko bibaho
ibyo bintu ntago nabyemeraga namaraga gukubitwa ati nkubone mu cyumba cyawe wenda tubare ngishaka yari muri shambure imwe ngo ni nka saro ni nk'icyumba na saro ubuzima niho baba buri kutwerekeza muri uyu mujyi ubu ariko bumaze gukura ndashimira Imana kuko igenda ikwagura n'umuryango wagukanye ariko akambwira ati rero mbone wagiye hariya mu buriri ahita mvuga ati sha buriya rero karande ni mbi karande gatangira kumbwira ati ariko ubwoko bw'iwanyu ntibwemera ko abantu babasuzugura uko biboneye babacisha ahangaha babacisha ahita mvuga ati reka reka ntabwo najya hariya umuntu wangize gutya se ndaba njya hariya ati rero nyamara mugore wanjye ushatse mubone hariya ku buriri avuga ati cya kintu cyankubise ngewe naboneka hariya Esther bwa mbere byambaye arambwira ati rero Oliva nubwo umuriro uhari reka ngo ucanire urumuri acana buji hari abantu bazi guhana arambwira ati rero iyi buje nigera hano utarajya mu cyumba cyawe aho usanzwe urara urambona nkomeza nihagazeho ndashaka kubabwira abantu bihagararaho urareka mbabwire kwihagararaho ni ikintu kibi kwihagararaho ngo umuntu baramubwire ngo iyo umuntu ageze mu mujyi yihagararaho ngo abantu batamumenyera ngagira ngo ni ukuzikihagararaho umuntu wese umukoze ati mbabarira nihagazeho ngo bumwiriraho ngabirinda bamwambura n'agateke yazanye uri kubyumva nanjye nkomeza nihagazeho umuntu ansuzugure aransuzugura naseke nyamara ndashaka kubwira abadamu bagenzi banjye bari kunyumva abagore twebwe nta mugore umugabo ananira Esther nawe iyo nkuru waba uyizi umugabo buriya yego hari uwatubwiye hari akana kigeze kumbwira ikintu ariko nyumvaho cyane nsanga Imana yigeze kumbwira ngo Oliva mwana wanjye ngo umwari ya mbere ni Derira ngo umugore wese yemeye kuba Derira ku mugabo we nawe icyo kintu wari ukizi ako kantu nakumvise nanjye rero ibyo bintu Imana imbwiye ako kantu hari abantu bashobora kuvuga ati si Imana ivuga gute hari abisanga mu nzozi dusubiye inyuma gatoya karota hari n'abisanga mu buhanuzi nk'uko nanjye naba nicanga nabikubwira nyamara iki kiganiro kiba kije gutya naryo riboneka mu ijambo riboneka mu migani 16 umurongo wa 7 haravuga ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka bituma n'abanzi be buzura nawe ngo kandi duke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranira yego ngo kandi umutima w'umuntu utekereza urugendo ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe amina Imana ishimwe rero uyu Uwiteka yayoboye intambwe zawe niho umugabo utangira kumvira ukavuga ati ariko uyu mugabo birashoboka ko Uwiteka nimba numvishe ijwi rye cyangwa nawe uri kudukurikirana wakumvira ijambo watangira kumva imigenzereze yawe yanezeza Uwiteka kugira ngo urwo rugo watangiye kubona ruri guhinduka ukuntu Uwiteka azayobora intambwe zawe yego ubundi umuntu umwuka wera atarimo cyangwa umuntu Imana itarimo ni wa wundi bihagararaho yumva ari umwere ahora ari umwere ngomeza nihagazeho reka nsoza ako kana abantu bumvishe gutyo nihagararaho ibuje reka igere hahandi narakubiswe ahandi n'abashinzwe umutekano baje kera hariho bariya bita militari bajyaga barinda umutekano bariya bajyaga bambara ingofero zitukura umuturanyi niwe wagiye arabazana bariya bajyaga bavuga ko bakorana na gendarmerie rero umugabo yarankubise mfite n'inda ntago yarebye icyo ngicyo ariko ndebye nsanga nizisi urumva nazizi iki kwihagarara urumva iyo ngenda shaka kubwira abadamu bagenzi banjye hari ahantu rero Samusoni nawe yakunze umukobwa wo mu Bafilisitiya yego ngogera ubwo agenda bibwira iwabo ariko yo ari umugambi w'Imana Esther naje kuransanga atari umugambi wa Samusoni yego ndashaka kubabwira ko abagore umugore wese yemerewe yego buriya umuntu uri kudukurikirana Esther ndakubwiza ukuri ko aha hantu turi twicaye muri studio hagize umuntu uza akagukubita urushyi ntago we yakwiteguye arabate sipera rukuntu umubona nyamara
ariko sitamurebye neza udafite agakiza nawe waba ugaragara nk'umushizi w'isoni urumva ndabona nawe nta muntu wapfa kukuvogera uko yiboneye yakumvogera bwo ntabwo byakunda noneho umuntu akahita aza akagukubita urushyi ariko buriya ndashaka kukubwira yuko umwuka wera ari we muyobozi mwiza cyane wowe uri mu mwuka w'Imana ushobora kuvuga ati ariko inshuti yanjye unzijije iki ntabwo uriya muntu yagusubiza mu rushyi kubera ko umusubije neza ariko se garafu rero uranzize ese mukuru wanjye basi nakoze iki abanza kubitekerezaho yego ariko ubwo urumva nanjye umugabo yaravugaga nkahita mvuga sankubise sangize ikimuga biteye kabiri mbona baramujyanye bati tugiye kugufunga ntabwo mu gihugu cyacu byemerewe kuba wakwihanira ugafata umuntu ukamugira gutya ariko kubera ko urukundo rwari rukindi Uwiteka akiyobora intambwe zanjye nubwo nagaragaraga nkaho ndi nyiragashinga ihembe ku bantu bari kutwumva Imana ari gufiteho umugambi yari mfiteho umugambi mwiza kugira ngo abantu bazabyumva muri iki gihe nabyo bizabafasha nagiye mvuga ati ariko fande muramujyanye ati fande muramujyanye akavuga ati reba ukuntu yakugize ariko baba wowe ya fande mwinjyanira umugabo baba baramurekuye yego urumva ko nabishizemo iki uruhare ngo tugere mu nzara agira turongera kunzamura iryo zosi ryawe ndakuvuna ariko ndatekereza ati ariko kare nazize umunwa nzira no kwihagarara uwacece umwuka w'Imana yaragutashe mwuka wera arazi yego ariho yavuze ngo simbasize nk'imfubyi nzaboherereza umufasha ari we mwuka wera hari igihe ajya gusanga azabamenyesha n'ibyo ntigeze mbabwira njyewe ubwanjye yego mwuka wera atangira kujya aza akansanga uko nahagararaga nifashe nka nyagashinga ihembe ariko umunyarwanda aciye umugani aravuga ngo Imana igira ibi bizaguruka ikabyima amababa ikabyambura amababa ndashimira Imana abantu bari kudukurikira yuko indindiye muri ubu buzima ariko kanseri abantu bari kutwumva ni ikimungu kiza kikamunga umuryango ndetse kigasigira ibikomere n'ugifite haba hatari mwuka wera ukumva uburwayi bwawe wagenda ubusangiza n'abandi kandi atari ngombwa ariko mwuka wera yaba ahari uko muri kumbona mwuka wera akaza agasibanganya icyo cyasha gusa kikaguma muri njyewe rero mwuka wera namye ariko ako kantu buriya nk'inshuti yanjye ntabwo wari ukazi namye ndi umuntu nshaka kuzakura ngo nihorere numve ko abantu bangiriye nabi nanjye nakwihorera umuntu utagira mwuka wera ni kamera ariko ndashimira perezida wacu afite mwuka wera ni ukuri perezida afite mwuka wera sinzi n'abantu bataba babibona ahubwo baba bahumye perezida wacu yaravuze ati nimubabarirane kandi biboneka nabwo muri Matayo ahari 6 wahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa ngo hahirwa b'imitima ibone kuko aribo bazabona Imana yego 5 Matayo 5 rero perezida wacu niwe wavuze ati mubabarirane gusabana imbabazi yego ariko numvaga ko nanjye umuntu wangiriye nabi nanjye nazamwihoreraho ariko Imana indebye ibona yambyaza umusaruro ibona abana 9 naho banyuro Olive ari nyiragashinga ihembe Olive hari ibyo yagiyemo West nari mfite ukuntu niga siporo nkaba namanuka nko muri kirayi nko mu giti nkagera hasi ntavunitse yego cyangwa banaza waba wangiriye nabi nkaba natuka nko hirya nkabona hari abantu bakunda kunankara resita bakanankarara nkaza ngo guhera inyuma nkagukubita umugeri w'inyuma ugahita ugupfukamye mu gihe uri kuzamuka nkaba wenda ngo kubise nk'ingumi yo kuzuba ariko uwo muntu yari umuntu mwiza ariko Imana irareba iravuga ati uyu mwana ariyo ivanga utumenya tutaraba insoro mu nda zaba mama wacu ngo itumenya tutaraba ku migongo y'abadana ndashaka kubabwira ko Imana idufiteho umugambi mwiza yego idufiteho umugambi mwiza ahubwo dukwiriye kuba maso kuko tutazi umunsi n'igihe irangije irareba Olive ibona Olive wari mubi igira gute ibona ko ikwiriye kumufatisha ubugwaneza bwayo ari umuririmbyi yavuze nabonye
mukunzi mwiza yarankunze ntamuzi yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe izo ngoyi zezaneye kuba imbata ye rwose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Imana yarahabaye rero. Imana irangije irareba impagakiza. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi miryango iri gusenyuka abantu babiri. Mbere na mbere Imana yaremye ngo isi ntiyagiraga ishusho biboneka mu itangiriro igice cya mbere. Ngo ariko irangije iravuga ngo habeho habaho. Ngo umucyo ujya ukwawo n'umwijima ujya ukwawo n'isanzure ukwaryo. Yego ndagira ngo mendahendera abantu muri Kristo Yesu ngo Imana mu burwayi bwawe mu buzima urimo muri urwo rugo rwakunaniye muri ubwo buzima bwagukomerekeje Uwiteka ategeke habeho. Amena. Habeho ubuzima butagiraga ishusho bugira ishusho. Amina. Bugira ishusho. Haleluya. Rero tuza kubona na Esawu na Yakobo. Yakobo buriya Esther. Yakobo nta kintu yakoraga ariko Esawu yarahigaga agashaka umuhigo akawushaka kandi akawubona. Ariko ngo igihe kimwe se yarashaje atanakibona ngo arangije arahamagara Esawu aramubwira ati Esawu mwana wanjye genda uhige fata umuheto wawe ufata ibikoresho byawe ugenda umpigire nurangiza umuhigire unzanire umuhigo untekere inyama ziryoshye ngo heshe umugisha w'imfura w'umwana w'imfura yari imfura w'imfura. Ndashaka guhendahendera abantu muri Kristo Yesu. Ese hari abantu bafite ibikomere byo mu mutima nta muntu wabyomora. Umugabo washatse ntiyabyomora. Yego abantu nyogosenge ntiyabyomora. Yewe n'amafaranga ntiyabyomora. Ariko Kristo iyo avuze ngo habeho habaho. Amina. Nuko arangije rero ngo mama wiwe Rebeka yarumvirizaga. Nanjye mfite umwana bita Rebeka namubyariye mu rushinge rwa 3. Ese buriya aho napa zose narazikoresheje. Hari abantu bashobora kuri bwumve ngo ariko abarokore barabyara. Ni ukuri woriva mbeshwaho n'imbabazi z'Imana. Njyewe nagiye mboneza n'urubyaro. Buriya Rebeka namubyariye mu rushinge rwa 3. Bibaze rumvi urwo rugo rudafite ishusho. Urumva nyine ntago rwari rufite ishusho. Ariko kubera kwihangana ese hari n'ikindi narebye ariyo za divorce turi kuvuga. Babarira umenda yenduze kungurira akabiswi ngende we kubwire ukuntu byangendekeye. Nararebye mbona mu bupfubyi bwanjye hari abantu batumvishe ko nakuze ndi imfubyi. Nanyuze mu ngo zitandukanye ngira ibikomere byinshi. Ariko ndeba abantu bafite amafaranga ukuntu barara baryana ariko hanze bakabita ba boss. Yego cyane rwose bakavati ba mabuje. Ndashaka kubahendahendera muri Kristo Yesu. Mubwire Yesu byose n'inshuti yawe. Umubwire byose. Ushobora kubwira umuntu w'inshuti yawe munganya amafaranga ejo akakuganira mu bana ahubwo cyangwa akanakosha akagufasha kusenya. Ariko umunyarwanda acumugana aravanga uruciye munsi namenya ikiruri imbere. Urakoze cyane. Ahubwo bwira ikiruri imbere Kristo. Amina. Byose ubibwira Imana. Abantu bibashaka kubwiza abantu Imana ukuri ngo yibwire ngo Mana dore ubugare bwarananiye. Naragiye ngi imbere y'Imana nkora amasengesho y'itatu ndayibwira ngo Mana ubugare bwarananiye. Bankubita urushyi nkazana umwuko bakankubita narawubakubita. Bankubita umugere nkajya kuzana isafuriya bakankubita narayimutera. None Mana ubugare burananiye. Nta mama ngira nta data ngira nta mafaranga ngira ngo nkene njye kwibeshaho Mana. Ariko sinshaka kujya gushaka abana ngo nzabyara abana badahujije base. Nari narahuye n'ibikomere nkabona ingo nagiye ninjiramo ugasanga hari abana badahuzanyije ababyeyi bagatangira kugira gute kuriganwa bakagira abo batonesha cyangwa se akaba hari urugo umubyeyi ugasanga hari umwana atonesheje
iyo urebye neza usanga Yakobo mama wiwe yari yaramutonesheje yego atuma kubera ari we mwana wahoraga uruhande rwa nyina aramubwira ati numvirije so ariko yatumye umuhigo mukuru wawe none rero genda ujye mu mukumbi mwene abo bana bo bagira na support we cyane urumva umva n'ababyeyi bakaba bajya gushaka inguzanyo bakavuga turiya mukobwa namukunze none rero uriya mukobwa ndabona afite imico nge nkunda yego wowe ufite igikomere cy'umubyeyi kuba baragushakiye umugore udakunze yego bwira Yesu aze aguhindurire urwo rubavu yaguhaye yego anangije akaba yagenda akaguzanya inguzanyo akavata umwana wanjye genda umurongore rero abari butwumve ntibumve ko kurongora ari icyaha hari aho Yesu bigeze abasadukayo ngo bahakanaga iby'umuzuko iryo jambo nigeze kuryigisha abantu bansanga muri studio baravuga ati atoriva se burya nawe avuga ibintu byo kurongora ndavuga ati rero kurongora ntabwo ari icyaha ahubwo niyo mvugo yego ngo abasadukayo baravuga ariko mwigisha itegeko rya Mose rivuga ko umuntu narongora umugore mwene akabyara ntabyare umugore wagapfa azarongora akaba avindi mwe afite mwene se azaza akamusigarira ku rugo wowe ubivugaho iki ati ko hari umuntu wari ufite abavandimwe barindwi bose bagenda barongora wa mugore bose bapfa batabyaranye harya nimba uwo muzuko uriho ubwo ku munsi w'umuzuko umugore azitwa mukandi Yesu arababwira ati rero nta kurongora guhari mu ijuru ko azaba ari Imana y'abazima ari Imana ya Isaka Imana ya Yakobo uwo Yakobo niwe twari turimo kuvuga mu itangiriro ibice 20 uhera kuri 25 niho ugenda wumva inkuru za Yakobo na Esawu kuri 28 rero urumva Yakobo yaragiye ariganya umugisha mama wiwe aramutekera yarangije amwambika ibikonjo by'ihene yego nibwo Yesu yagiraga ubugoye nibwo se yamumenyeraga ko atarakibona kuko yari atakibona ngo ariko bamwambitse n'imyenda ya mukuru kugira ngo aze kumva icyuya yego sha man abantu bafite ibikomere muri ibi bihe ariho umuryango uri kugenda isenyuka imiryango igasenyuka ugasanga umuntu afite ibikomere akavataho kugira ngo akamera nka Olive akavataho kugira ngo njye gushaka abagabo benshi cyangwa aho kugira ngo njye no kubashaka mbisemo kuba njyenyine kubera iki kubera ibikomere ariko ndashaka ko ibyo ngibyo udakwiriye guheranwa nabyo ahubwo ukwiriye guhamagara Imana yaremye ijuru n'isi kuko nabyo biboneka mu itangiriro 17 abaduteza amatwi umurongo wa 17 havuga ngo Aburahamu wereka nsezerano isezerano rishya ndi Imana ishoboye byose amen Aburahamu yitwaga Aburahimu iramubwira ngo uri Aburahamu uri sogokuruza w'amahanga amen kuri 17 rero hari ahavuga ngo n'umugore wawe Sarayi nakitwa Sarayi ahubwo ni Sara nzamugira nyogokuru w'amahanga kandi nzamugwizaho abami bo mwisi nibo bazakomokaho ngo Aburahamu aravuga ati ni gute umuntu ufite imyaka 100 umugore akaba agize imyaka 90 ndagira ngo nkubwire ngo wowe uduteze amatwi nta mu kibazo ufite ntago kirengeje ubushobozi Imana nukuri ariho yabwiye Aburahamu ngo ndi Imana ishoboye byose Imana igihindura ibyanze guhinduka cyane iyi kanseri niba se yaraguhinduye ku mugani iyi kanseri njya ngenda n'imiti hari igihe ntayimwe sinkubwiye ngo ureke umuti wo kwa muganga bakwandikiye ariko ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'ikibazo ufite hari Imana ishoboye byose niba yarabashije gukiza Olive watubwiye ukuntu yaringare akajya asubiza umugabo ari umugore utuje mu namusubizanyaga nabi ndashaka kubabwira ko uwo mugabo wanjye atarahinduka Esther buriya umuntu uko akura n'ingeso zirakura yego ariko Olive abantu bose bamwe bamaze gukizwa babaza atari kuri uracyabana na mugenzi Manwe abo ati niwe tubana akambaza nomero bambaza namba buri abantu babana ntiwabura icyo bamenyeraho rero ndashaka kubabwira Esawu yamaze kuriganya umugisha Yakobo amaze kuwurira Esawu arawurigana ahaziye mu mibabaro ye
aho yagiye gushaka umuhigo wanze kuvamo aje asanga amasaha yamurenga. Ndashaka kukubwira ko muri iyo keredi yaba yarakurenganye ibintu byawe byagiye cyamunara. Hari Imana ishoboye byose na nyuma ya zeru gikora irakora pe. Yego arangije araza ageze imbere ya se aravuga ati papa narinje bya bindi twavuganye. Arambwira ati bihe umuntu buryo umaze guhaga buriya nta kintu yakubwira. Buriya hari abantu bakomerekejwe nuko abantu bamaze guhaga cyangwa hari ibindi bintu abantu babaguririyeho ugasanga baragukomerekeje. Aravuga ati se umuntu umaze guha umugisha ninde? Aravuga ati papa ntago wabinkora. Abikige nibo bavuga ati ntago wabinkora. Aravuga ati ninde? Aravuga ati papa ndakwinginze mesha umugisha. Aravuga ati nawe umaririsha. Buriya umwana w'umuntu hari indirimbo abiri giye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro. Ushobora kwiringira abakomeye bakagukoza isoni ariko Imana ntabwo igikoza isoni. Imana ntabwo ireba amashuri wize. Imana irebye amashuri ntabwo yari gutoranya Dawidi. Rero Yakobo ngo mwene se atangira kumuhiga. Maze kumuhiga Yakobo, ariko wibuke ko nusoma izo nkuru neza uzasanga yarabwiye mama, aramubwira ati mama udashaka ko ibyari kuba umugisha byaza kumbera umuvumo. Ndashaka kubabwira ko abagore buriya Esther nitwe nyamaswa za mbere. Yego abasilamu bo na n'ubu ntabwo bajya bemera yuko abagore twigeze tugirirwa imbabazi. kubera ko nyine baduheza aho ngaho bakaduheza hari. Ariko Esther buriya Kristo ajya kuvuga ngo mbagize abagabo bo kumpamya i Yerusalemu no kumpera y'isi. Buriya yakoraga igitangaza mu iteraniro ririmo abagore benshi akavuga ati muceceke nimuze kubivuga. Ngo buriya yabaga avuze ati TV1 we irukanka radiyo we TV10 ati mwirukanke ndabizi muri abanyamunwa muramfasha kwamamaza iki gikorwa ubutumwa bwiza. Abagore se sibo bagiye Mariya Suzi ko ari wagiye akavuga ati Yesu yazutse. Urakoze cyane. Rero turashimira Imana yatugiriye icyiza, natwe yatugiriye icyiza. Ariko ubundi muri kamere y'umugore, umugore utarimo umwuka wera, utarahuye na Yesu, ni mubi cyane. Wari umeze nka Oliva wa kera, yaba ari mubi. Esther rega akankubwira ubwo se ugira ngo yankubitaga urwori kinkaviramo aho, niho uzasanga hari umugabo afite inzara hano akagira ngo nta mapusi yararanye nayo. Uri kubyumva? Ukaba wamwubikira cyangwa ukabona ku maboko afite amenyo amaso uyu muntu ni imbwa ya murume. Ndashaka baramushonda nibivuga ku kantu. Hari umugore Esther Imana yajyaga imubwira ngo nzagushyira ku karubanda. Hari n'umugabo urakoze, Imana ikajya imubwira ngo nzagushyira ku karubanda. Aragenda akunda umugabo wari waripfushirije umugore wari waripfushirije umugabo. Noneho bakabana muri korali. Yego bakabana muri korali, ariko uwo mugabo yareba nyine ubwo urumva arafite umuryango we warasenyutse, wenda umugore watanamuhakeye. Biranashoboka ngenda garukira abagabo Esther, hari abagore batazi gutanga keye. Bariho rwose hanze batazi gutanga keye. Abagabo numva babivuga. Buriya reka nkubwire bajya banyandikira bakambwira ati abagore batuzengere. Abagabo ni abana beza. Urumva ushobora no gucyura ku gatuntu ukakaronga neza ukakajyana mu buriri ukavuga ngo fori mfite iki, akavuga ati ngaho kimbwire sheri wanjye, ukavuga ati aka kabuto karuta izo nari, agahita yumva apfiriyemo aho ngaho. Uri kubyumva? Agahita avuga ati ati mbega ati burya sheri wanjye ruracyahari. Agatunda konyine kamwe wakamanyura wakamuha. Uri kumva disi arishimye. Hari n'abantu badapfa gukorwa n'ibyo ariko ukoresha
na mwuka wera yahari. Mwuka wera arakuyobora. Hari abantu nyine badakunda utwo tuntu, ariko iyo ufite mwuka wera akwigisha n'ibyo umugabo rero aheheta umugore w'abandi wasigaye wenyine, ariko avuga ati ngiye mfite umugabo mbana nawe, ariko umugabo yavugaga yari Kristo. Ndagira ngo mbubwire ngo Kristo yageze ku mfubyi arazirera zikabaho, yagera ku bapfa kandi akaziha uburere n'ababyeyi batigeze basaza, akabaha amahoro. Ngo yita ku batagira shinge na rugero. Yego, noneho Imana ngo ikajya ubuhanuzi bukajya bumanuka bari nko muri korari basenze, Imana ikavuga ati ni ukuri nje kubashyira ku karubanda, abantu banze kunyumvira. Yego, nuko arangije rero nabyo biboneka mu gutegekwa kwa 2:28 karavuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, yego, izaguha umugisha. Nimusoma aho hantu muzabyumva. Urumva ngo abanzi bawe bazaca mu nzira ndwi bagusanga, mu nzira imwe baje kukurwanya, ibatatatanyiriza mu nzira zirindwi baguhunga, kubera ko uzaba wagize gute wubashye Imana. Nuko ngo arangije bavuye kurepeta aramukurikira. Imana niho ivuga ngo nje kubashyira ku karubanda. Ndagira ngo muri uyu mugoroba Imana yaremye ijuru n'isi ize mu kintu cyakunaniye, Imana iguhe mwuka wera, amaraso ya Yesu agukorere deverasi. Noneho arangije ngo aragenda baricaye, undi aramwakira nk'uko yakiriye umushyitsi, agomeza yirindiriza aho ngaho. Undi ati se kudataha? Ati ngewe na, ati nyine ati ni wowe, ati ndi kure, ati se kudataha? Ariko burya twanavugana. Ati se tuvugana iki? Ati nyamara umugabo wanjye nagusanga aha ngaha biraba nabi, biri bube nabi. Arangije Esther, ndakugira ngo umuntu uri kutwumva nawe nkubwira nanjye ndababwira nibwira, Imana iturinde kudukuraho uruzitiro. Ni ukuri buriya uvuyeho uruzitiro rw'Imana, kuko ari Imana ivubira imvura babi n'abeza, n'ibyagutinyaga biragutinyuka cyane. Yego, arangije aramubwira ati taha. Undi akajya amwegera ati se wamvuyeho? Aba aramufashe, abatangiye kujya gushaka kumufata ku ngufu, kuko yumva n'ahandi abaturanyi bose baryamye, umugore yakinze. Aramubwira ati taha, shaka kujya kumufata ku ngufu. Mu gihe agiye kumufata ku ngufu, wa mudamu aramuruma. Ndagira ngo mbabwire ngo buriya mu ngabo ubundi nujya ureba ujya ubona uri ubwiza bw'Imana. Nabyo biboneka muri Matayo, biboneka muri Zaburi y'125 havuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu uhereye none ukageza iteka ryose. Ndaguhendahindira muri Kristo Yesu, nawe uri kutwumva ngo imisozi y'Uwiteka ikugote. Imisozi ni abantu, imisozi ni abantu Imana yakuzanira bakagukura muri icyo kibazo urimo, mukaganira ijambo ry'Imana. Nuko arangije ngo abaramurumye, amurumye wa mugore niko ari kuvuza n'induru. Wa mugabo arirukanka asingira imfunguzo, abaturanyi baba barabyumvise, ajya gukingura. Umugabo asohoka yirukanka, ariko umugore yagize gute? Yamurumye ku maboko. Umugore nawe umugabo ngo yirukanke ngo agere mu rugo, ati muye n'imbwa irandumye. Arabeshya, cya cyo kubeshya cyicishije Ananiya na Safira. Yego, umuntu wananiwe no kubeshya. Esther, nanjye najyaga nkunda kubeshya, ariko nkimara kumenya ko Ananiya na Safira cyabicishije icyaha bita kubeshya, cyatuma muri ubu buzima no muri ubu burwayi ndwaye naho cyagira gute cyakugeze. Buriya ngo mu bantu badakunda kubeshywa hano kuri iyi si, muganga buriya umubwiye indwara utarwaye yagutera urushinge rwo indwara utarwaye, ariko umubwiza ukuri. Yego, rero ndagira ngo mbwire abantu babwiza ukuri Imana Yesu, kuko we ntago azavuga amabanga yawe, azakunegura, azagucurira ibyo wamubwiye, azamenya n'ubwo bugari ufite, azaza aguhe mwuka wera, amenye uko wakwikontorora, ukamenya uwo ukwiriye kubwira ikibazo cyawe n'udakwiriye ukibwira. Yego, ukavugira igihe mu gihe cyacyo. Nuko arangije aravuga ati sheri wanjye, imbwa irandumye. Imbwa imaze avuze ngo imbwa iramurumye, bamujyanye kwa muganga.
umugabo yanze kuvuga ikosa yari akoze. Nyamara kumutera inshinge z'imbwa. Bamuteye inshinge z'imbwa kandi ari umuntu wamurumye. Ahita asara. Urumva bamuteye inshinge z'imbwa ahita asara. Noneho uransekeje neza. Ariko Esther rero tutarasoza bantu badukurikiye nagira ngo nkubwire muri ubu buzima turimo muri uyu muryango uri kugenda usenyuka ariho dusozereje mu ijambo riboneka mu itangiriro 28. Yakobo ari guhunga ahunga mwene se yagiye kwa Labani kuragira intama. Agezeyo kuragira intama bamutegeka kuragira imyaka 7. Yari umwana wimereye neza mu rugo rw'iwabo ariko icyaha kiramuhungishije cyane kibi. Icyaha kiramuhungishije. Hari abantu bavuye mu gihugu bari baguwe neza cyane barangije naho bari bagubwa nabi babaho nk'abacakara cyane nta mucakara ubayeho neza. Barangije bamuha kuragira imyaka 7 batendera umugore. Atendera umugore akunda ngo Rasheli. Amaze gukunda Rasheli ngo ya myaka 7 irangiye baramubwira ati genda Rasheli turi bumukuzanire. Ngo ninjo rero urabona bakera baramukuzaniraga nyine iwawe ngo mu gitondo aze kureba sha asanga bamuzaniye Leya ngo kandi Leya ngo nta gikundiro yari afite yarebaga imirabyo. Ngo asanga bamuzaniye Leya arababwira ati nukubera iki nabasabye Rasheli mukanzanira Leya. Cyaha kiramugarutse. Yariganyije umugisha nawe baramuriganyije none nawe bamuriganije umugore. Arangije amubwira ati rero mu muco w'iwacu na Knowless ndamukunda cyane mbonereho no kubivuga. Knowless niwe wavuze ngo mu muco w'iwacu na mwarufati ya mbere ngamubwire kamukunda. Esther igenge mishurirwa munakambwa ati nsengero urugo rwarananiye. Nareba ngasanga turacyari ku kibazo cy'imiryango. Ngasanga uwo mukobwa yaragiye propose umuhungu ari we wamukunze ariko umuhungu atamukunze. Wa muhungu yagera muri bya bintu muri ya mafaranga ya wa mukobwa agahita ajya kwirebera uwo mutima ushaka. Urukundo ntago rugurwa. Rero hari abantu bakomerekejwe n'ibyo. Barangije baramubwira ngo ngero uragira indi myaka 7 ibaye imyaka ingahe? 10 ibaye imyaka 14. Yego ari cyaha cyacyanya umugaruka. Cyaha kiragenda kikazana umwanya kikaba nka kanseri nk'indimu kigafata umwanya hehe mu muntu kikamunga n'umuryango wawe n'abagukomokaho bo. Ibaze gutendera umukobwa imyaka 7 bakakuzanira udashaka kugira ngo uzamubone ukongera n'ubushaka. Bakavati mu muco w'iwacu ntago tujya dushingira umukobwa mutoya umukuru agihari. Yego Imana iturinde n'ingaruka z'icyaha ibya kera ngo biba bishize abamaze kwakira Yesu nk'umukiza. Yego nk'umwami n'umukiza. Buri gusoza rero ubu kugira ngo ikintu numvise mu bintu byose bavuze ahantu dushojereje rero 28 Yakobo abona ibyo byose bamuzaniye Rasheli. Yazanye nuza gusoma izo nkuru bari kutwumva yazanye Rasheli bamumuzaniye nawe ngo asezerana na se yikorera ibigirwamana bya Labani. Ngo noneho Labani arabakurikira ngo bambuka akagezi nyine nk'umuntu wari uri guhuga. Nabwo aravuga ati mungarurire ibigirwamana byanjye. Yakobo aratsemba ati ntabyo. Mu gihe bari gusaka Rasheli ngo arabyicarira aravuga ati ngewe ndi mu gihe cy'umugongo kugira ngo ahishe ibigirwamana bya se. Yego rero Yakobo abonye ibyo byose biri kumubaho arangije asiga umugore asiga ibyo afite byose. Hari abantu bihaye akato ariko bakaba bari kugira ngo bakirane na marayika. Yakobo arangije abwira Imana ibintu byose ibibazo bye byose asaba imbabazi. Arangije kuri 28 aravuga ngo Yakobo arangije ngabona urwego ruturuka rujya mu ijuru ngo bamwe bamanuka abandi bazamuka. Ngafata marayika ngaravati nge sinkure kurutampaye umugisha. Ngaramubaza ngo witwa nde? Aramubwira ati nge nitwa Yakobo ndi umuriganya. Kandi risobanura uburiganya. Ati nge ndi umuriganya nariganyije umugisha umuvandimwe wanjye. Arangije aramubwira ati kubera ko
wakiranyije abantu ukanesha n'Imana ndetse ukaba ukiranye n'Imana ntukitwa Yakobo ahubwo ubaye Isirayeli. haleluya. Rero, Uwiteka we uduhindurire Imana ihabwe amateka. icyubahiro Imana iduhindurire kubera ko hari amateka. abantu, ariko nkiri kuri iri jambo numvishe ngo hari abantu bihinduriye ishyizemo ikinyuranye. Abarwayi, abashonje, abari bafite umutwe wanze gukira, mbanza no kubabwira yuko buriya nufata umutwe wanze gukira ugafata amazi, yego amazi ukaminjiramo uyu munyu turya. Uyu munyu waba ubizi neza ko uhumanura nawe ngo ni umuti. uyu muti Elisa yawukoresheje, biri mu Bami ba 2 ibice 3. Igihe yari ari muri cya gihugu kirimo amazi akereta asharira, ukayasengera ukayahinduka bateye amazi nyatuyeho amaraso ya Yesu, nyatuyeho imbaraga z'Imana isumba byose, barangiza ukayanywa. Ndabizi neza ko hari ikintu Imana izabikoraho. Rero uyu mugoroba nk'abantu twari turimo kuvuga ijambo ry'Imana, ni Imana ishoboye byose, ni Imana igihindurira abantu amazina. Abari abariganya ikabahindura Isirayeli. None nawe warumbajije uti nakurushije mu magambo, wari ugiye kumbaza uti? Nari ngiye kuvuga turi gusoza ikintu numvishije mu biganiro byiza uduhaye. Numvishije yuko ibigeragezo turi mu isi tuzahura nabyo, ingorane tuzahura nazo. Ikintu cya mbere kubanza ukimenya ikintu cyagukijije. Warabanjije urimenya usanga urivuna igare, kandi wumva ubwo bugare buzakwicisha kuko kubitwaga buri munsi uzira uki ubugare. Umaze kumenya ikibazo ufite uragenda uragisengera, Uwiteka araguhindurira, guha Mwuka Wera ukwigisha guca bugufi. Igihe wakagiye hejuru ukajya hasi, none ntabwo ugikubita, ubu wakabaye amenyo yarashize, ariko kubera Mwuka Wera yaraguhinduriye. Rero ikintu nakuyemo, ndizera ko nawe aduteze amatwi aricyo bakuyemo. Banza wimenye. Burya ngo ikintu gikomeye cyane ni ukwimenya. Usanga abantu benshi bavuga ngo ngiye ndi mwiza, n'abatandukanye usanga umwe avuga ngo ngewe ngo nari mwiza, umugabo niwe wari mubi, cyangwa se nari mwiza, umugore niwe wari mubi. Banza wimenye, ese koko uri mwiza? Nubona ahantu hari defo yawe, ugenda usenge nk'uko Oliva nawe yagiye akabwira Imana ikibazo cye, Uwiteka azaguhindura nk'uko yambuye izina ry'uburiganya Yakobo akamugira Isirayeli. Nanjye ubu mpakuyemo ibyanjye, namwe mukuremo ibyanyu. Ubu tuzahure twahinduriwe amateka. Imana ibidufashe. Rero hari akantu nagira ngo numvishe Umwuka Wera nyunguyeho. Ndumvishe ngo hari abantu bacaniwe umuriro, ariko nibizera Imana biboneka mu byakozwe n'intumwa 28. Ngo tumaze gukira bene igihugu batwakirana urugwiro, ngo ariko icyo kirwa tumenya ko bacyita Berita. Ngo ariko ngo igikuruzi ndakiva mu muriro, ngo gifata igikonjo Pawulo. Birashoboka ko hari ibintu byafashe abana b'Imana, yego. Ngo bene igihugu babandi ngo baravangwe, ngo idacu rwa kibera ngo agiye gupfa kenyutse, yego. Ngo ariko ngo Pawulo kwizera yari afite, ngo ubundi ngo ajya gufata ngo bagacana uwo muriro, babonaga babakiriye neza. Hari abantu babanje kukwakira neza mu buzima urimo, ariko ubona nibo baguhindutse, zari inshuti zawe, nabo sibo, ni izindi mbaraga zibakoresha. Ngo Pawulo yitegereje neza aravuga ati ariko sinamenya iby'uyu muriro baducaniye. Ariho ubona benshi bavuga mwami, ariko utamenya uwo mwami bavuga uwari. Ngo Pawulo agira ishyaka n'umwete, aravuga ngo inganze nanjye nsenye umuganda wanjye. Umuganda wanjye rero niba abantu bavuga ngo dusengere, Pawulo agira ishyaka ryo gusenga, avuga ati inganze nanjye nsenye menye iby'uyu muriro baducaniye. Narangije muri wa muriro hakurura havamo igikuruzi inda, ngo kimufata igikonjo. Ngo barangije baravuga ngo idacu rwa kibera, ngo agiye gupfa kenyutse. Arangije ngo kiramuruma. Ngo ariko Pawulo kwizera yari afite ngo akunkumurira mu muriro. Ngo barangije baravuga ngo ngo burya yari Imana, ngo Pawulo burya ni Imana yakoreraga. Ndagira ngo mbabwire ngo numvisha ako kantu kazanywe na Mwuka we. Ndumvishe ngo hari abana banjye bakomeretse, bene igihugu bacaniye umuriro, aho bari mu mpande dutandukanye, imiryango yagucaniye umuriro, ariko gira umwete n'ishyaka byo gusenga hazavamo igisubizo. Murakoze.
Murakoze cyane rero bantu twaganiraga. Oliva rwose umva araganira pe, afite umwuka wera, afite ijambo ry'Imana, afite byinshi byadufasha. Murandika muri komanteri, tuzamugarura ikindi gihe. Buriya ntago amagambo twayavuga ngo tuyasoze, dufite byinshi byo kuvuga. Imiryango yo dufite byinshi byo kwivugaho. Rero Oliva turagushimiye, Imana iguhe umugisha. Umwanya wawe, ubwitange wagize, kandi unarwaye, ufite n'umuryango wo kwitaho. Ni ukuri umuhate wawe ntago ari ubusa ku mwami. Kandi Imana igukomereza amaboko, ukomeze urwane intambara nziza yo kwizera kugeza igihe Kristo azagaruka, cyangwa igihe tuzava muri uyu mubiri tuzagende dufite byiringiro by'umugisha. Bya bindi byo bitwizeza ko Kristo azagaruka, n'abapfuye bakazuka, abakiriho bagahindurwa, tukazabana na Kristo ubuziraherezo. Rero urakoze cyane Oliva. Dusoza tugiye gusenga Imana. Ni ukuri tugiye gusenga Imana twishimira ko yabanye natwe kandi yatuyoboye, umwuka wera yabanye natwe. Ni ukuri turayishimiye. Indirimbo yo ishobora kuba ikiganiro cyabaye kirekire, tuzakora ikindi tuzakora part 2. Suzase unyemereye se? Umwuka wera azatuyobora. Umwuka wera niwe uyobora abana b'Imana. Uwiteka Mana nziza, turagushimiye ko ushoboye byose. Uyu munsi wari uwuzi, twebwe ntago twari tuwuzi. Uri Imana imenyera itangiriro mu iherezo. Tugushimiye ko waduhaye Oliva ngo atuganirize nka Sine WACU TV. Ni ukuri tumusabiye umugisha, agira umugisha mu majya no mu maza, uw'iburyo n'uw'ibumoso, agira umugisha mu rubyaro, agira umugisha. Ni ukuri aho ijambo rivuye mwuzurize mwuka wera. Urakoze rero Kristo. Dusengeye abantu bo kuri Sine WACU bafite ibikomere by'umuryango, abakomerekejwe n'abagore, abakomerekejwe n'abagabo, abakomerekejwe n'abana, abakomerekejwe n'ababyeyi. Nta wundi muntu wirabura wabomora izo nguma. Turatabaje Kristo we, nk'uko wafashije Oliva mu buhamya yaduhaye, ukamuhindura ubugare yari afite, akaba ari umugore uciye bugufi kandi wubatse urugo. Ubahindurire, ubamare imibabaro, ubamare ibikomere, kandi ubamare ingeso nziza ziremereye bagenzi babo. Utanga amahoro mu muryango, abatandukanye mu byumba. Ni ukuri wongere ubasange ubunge. Abatandukanye burundu, ni wowe ushoboye byose. Mwana garuka mu miryango y'Abanyarwanda yubake, imiryango y'isi yose yubake. Imiryango ari myiza, igihugu kiba ari cyiza, isi bifite amahoro, itorero ryawe ribasha kwitegura. Ngaho rengera abana bacu, rengera igihugu cyacu, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana iguhe umugisha. Murakoze.